Zimeruka guhanura vuba. Ubuhanuzi meruka guhanura vuba. Nuko umuntu yari afite ikibazo cyo munda gikomeye cyane ndetse yaricishije mu cyuma kenshi bikananirana, ariko mu byukuri naramubwiye ati ikibazo maranye iminsi cyo munda Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Mu byukuri yumvaga munda basa nkaho bari kumukata bamukata, ariko mbwira Imana ndavuga nti we Yesu wavuze ko nitugusaba uzaduha, urangije uravuga ngo dukomanga uzatwugururira, nanjye aka kanya ndakomanze mu izina ryawe nyemerera ukize uyu mubyeyi. Yego, twarasenze turasenga, tukimara gusenga arambwira ngo zandiga zawe zirimo kunkatagura mu nda ntazo nyumva. yego, duhereza Imana icyubahiro. nukuri. Ariko kugeza uyu munsi haciyemo icyumweru kimwe, Yego, kugeza uyu munsi munda ntabwo hongeye kumurya. haleluya, amina. Ntabwo gukizwa gukuraho intambara, Yego, ahubwo gukizwa kuguha kuritwara mu izo ntambara. ngeki turi kumvikana? Nsubiramo. subiramo. Nari ndimo kuvuga ngo ntabwo gukizwa bikuraho intambara, Yego, ahubwo gukizwa biguha kuritwara mu izo ntambara. Mana ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde. Reka mfate uyu mwanya ngushimire we wakanze subscribe kuri Concorde TV show, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije kutabicisha irungu, niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwirebera abakozi b'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umumama mwiza ushima Imana rwose, ari kumwenyura. Reka tumusabe yiyibutse abadukurikiye amazina ye, atubwire n'impano zose Imana yamuhaye. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Nongeye gusuhuza abankurukiye. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina ni Mukanori Joseline. Ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Yego, Yego. impano Imana yaguhaye. Impano Imana yampaye, icyambere Imana yampaye impano yo kubwiriza. Muri make ikintu yabanje kunshiramo ni ijambo. Imaze kunshiramo ijambo ikurikizaho ubuhanuzi. Muri make nizo ngizi Imana yampaye. Yego. Shaka kuririmbaho rwose umuntu yabakubesheye pe, urabihatiriza ugasarara urumva, ariko ntacyo. Ariko izo yuri kuzikoresha, nanjye numva ndi gufasha. Iyo uri kubwiriza urumva, eka mbararike naho mukanya. Iyo uri kubwiriza nanjye numva pe uri kunkurura. Haleluya, amen. ni ukuraganira n'umuntu ukumva wasinziye, cyangwa se ukaganira n'umuntu ukumva nyine uri kuzamurwa. Tuzamurwe mu mbaraga, tuzamurwe mu mbaraga, tuzamurwe mu mbaraga, yo imbaraga. Yega wakora sindakibutsa twagateraga kera twiga muri segonderi ku Musanze. Abo twiganya aho ngaho ndabasuhuje mu izina rya Yesu nimukomere. Amen. Reka dutangirize n'isengesho gange Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Yego, murakoze.
mwami turagushimye urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga uri isambu itarumba turagushimye ko wabanye natwe witamuruye mu ruhande rwacu watubereye maso Yesu ndetse ibyari kuduhiga Yesu wabidukijije wihesha icyubahiro izina rye nirishimwe nongeye kugushima ko wemeye ko mbyuka amahoro ndetse akaba wemeye ko nicara imbere ya kamera izina rye rabwe icyubahiro data nongeye kugushima mwami ko nongeye guhura n'uyu nguyu turi bazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro twese waraturinze icyubahiro ni kibi cyawe data aka kanya nciye bugufi pfukamishije amavi y'umutima kugira ngo rukubane natwe icyatuma Yesu utatwishimira cyose gikurweho ngakomeza ubane natwe icomeje ni satani n'abadayimoni nirukanye imyuka mibi gukora kumwanzi ndakwirukanye imbaraga zikuzimu ndazinanije ahubwo mpamagaye imbaraga z'ijuru ngarizo zivanga mu byacu ngakomeza ubane natwe mbisabye mbyize mu izina rya Yesu amen. Yego Joseline ni umuhanuzi. Yego ni ubuhe buhanuzi uheruka guhanura vuba? ubuhanuzi meruka guhanura vuba ubuhanuzi meruka guhanura vuba nuko umuntu yari afite ikibazo cyo munda gikomeye cyane ndetse yaricishije mu cyuma kenshi bikananirana ariko mu byukuri naramubwiye ati ikibazo umaranye iminsi cyo munda Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Mu byukuri yumvaga munda basa nkaho bari kumukata bamukata ariko mbwira Imana ndavuga nti we Yesu wavuze ko nitugusaba uzaduha urangije uravuga ngo ni dukomanga uzatwugururira nanjye aka kanya ndakomanze mu izina ryawe nyemerera ukize uyu mubyeyi. Yego twarasenze turasenga tukimara gusenga arambwira ngo zandiga zawe zirimo kunkatagura mu nda ntazo nyumva. Yego duhereza Imana icyubahiro ariko kugeza uyu munsi haciyemo icyumweru kimwe kugeza uyu munsi mu nda ntabwo hongeye kumurya. Haleluya amina. Yego nanjye rero maze kumenya kubaza icyo kibazo nkinyujije kure kuko tutari duherukana yarashize nk'amezi atatu tutaganira kuko n'ikiganiro mperuka gushyiraho nubwo ari vuba ariko twe twagikoze hashize iminsi. Urumva ubwo bwa buryo bwo kwibaza ntesahari Joseline ko duherukana arimo n'iminsi tudaheruka guhura aracyarimo ubwo rero kukumbye yuko uwo muntu wamuhanuriye mu cyumweru kandi bigasohora gumamo. Yego ngumyemo mu nari kubabara abe waraguye nabwo nagwa nari kumbabaza. Yego dari kumbabaza kabisa. Subundi uguye wabuhombye nguye naba mpombye byinshi. Ibihe byinshi cyane icambere naba mpombye naba mpombye amahoro. Yego nico naba mpombye. Icya kabiri naba mpombye naba ntakaje ubugingo. Yego ubugingo tuzabubona tutakiri muri ubu buzima ariko amahoro tuba tuyafite ubu ngubu tunari mbyite twambaye uyu mubiri aho ubugingo tuzabubona tutacyambaye uyu mubiri. Yego none ni gute kuba ufite agakiza biguhesheje amahoro kandi akenshi hari abantu bajya bavuga ngo gusanga abantu bakijijwe ngo aribo bahura n'intambara. Reka nkubwire kuba umuntu wakijijwe yahura n'intambara ntabwo gukizwa gukuraho intambara ahubwo gukizwa kuguha kuritwara mu izo ntambara. Turi kumvikana? Nsubiramo nari ndimo kuvuga ngo ntabwo gukizwa bikuraho intambara ahubwo gukizwa biguha kuritwara mu izo ntambara ukazitwara mu terere wakijijwe utarakijijwe turivuga ku bakijijwe uwakijijwe azitwaramo gute? Uwakijijwe kanguha urugero. Yego urugero ushobora kuba wibereye mu rugo iwawe yego ugasanga umuturanyi arakuziye akagutuka ariko kubera ko wakijijwe ugaceceka. Yego
umva akakubwira buri kimwe cyose cyagutokoza bigatuma umusubiza, ariko kubera agakiza kakurimo bikagutera guceceka. Guceceka mu kigeragezo. Yego. Hari icyo wahuye nawe nacyo wowe ubwawe. Yego. Urangije uraceceka wakidusangiza niba atariba, hari umuntu afite ataribanga cyangwa ataranabohoka igihe cyo kubivuga. Ariko icyo waba uboho kuko nanjye hari ubuhamya mfite ntaravuga, nzi igihe nzatobokera cyangwa togota nkabi. Oya nibyo tugomba kuvuga ubuhamya. Nyine umva hari ijambo njya nkunda kubwiriza, nanjye nagira ubuntu nkajya imbere ya kamera cyangwa nkajya imbere y'agatuti rivuga ngo ibyacu nibisohora tuzavuga dushize amanga. Hari ukuntu umuntu akureba urumva ukugendana amasezerano we ntabwo ayazi, n'ubundi akavuga turiya ari mu biki sibyo, ukaba uri kugenda n'amaguru n'ubundi akaguca amazi nakubwiye ngo izaguha imodoka, noneho ya modoka yayiguhaye ukamuha lift. Ubona uko umubwiriza, ariko Yesu niko bimeze, uramubwiriza. Ibyo nahimbuza n'ibyacu nibisora tuzavuga dushize amanga. Akenshi njye nkunda gusoma hariya Petero uburyo yabwirije abantu 3,000 bagakizwa, cyajya ariko wabwiye ati mwumve iyi ni isaha ya 3 ntabwo twasinze, ahubwo Yesu wa wundi mwishe mukamubamba ukatazazuka, mwana muhamba ugashyiraho igitare ugashyiraho n'abarinzi kurinda intumwa zitazaza zikamukuramo zikabeshya ngo yarazutse. Ni ukoze ibi ngibi mureba n'umwuka wera twuzuye ibyo sezerano yaduhaye, aravuga ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi ahubwo nzabohereza umwuka wera. None ibyo sezerano ibyo ryasohoye. Haleluya. Petero nkamubara mu bice bitatu. Icyambere akiri umurobyi ntabwo yagiraga kwizera. Icyakabiri ari intumwa ya Yesu, yari umuntu watinyaga hahandi Yesu bagiye kumubamba. Abaje Petero aho yari ari kote atariko ntabwo wagendanaga n'uriya mugabo. Ati ni izina ry'Imana, ati ndagaceza agahanga ndagafika ibiranga ndakagira ute ntabwo muzi. Arangisha aramwihakana ariko umwuka we ariko Yesu nibyo ariko Yesu umwuka wera arata. Umwuka wera yaraje yarahamije yaraje arahamye cyane. Mana ishimwe. Akorona ari nkabajije ndi kuvuga nese wowe nta cyawe ubu ufite wavuga ikigeragezo wabayemo, ariko kuko ufite agakiza ukakibamo mu mahoro. Kuko wavuze ngo abakristo intambara tuzibamo, ariko icyo turusha abandi tuzibamo nyine dufite n'iki n'amahoro. Mana ishimwe. Ikigeragezo navuga nabayemo nkahagarara kandi nkakomera nk'umukristo wamenye Imana. Ni igihe nshakana n'umugabo, ariko tumaze gushakana maze ibyumweru 2 iwabo baradutera. Imana ishimwe. Iwabo baraduteye baravuga ngo ntago byashoboka ko wazana umukobwa w'umukene kandi abakire bahari. Haleluya. Nta muntu nari mfite umvuganira usibye Imana yonyine. Nari narasenze nkunda kuvuga ngo hari ukuntu usenga ayo masengesho ukaba uri kuyabika ahantu urimo kuyazigama. Haleluya. Iyo wazigamye isengesho mu gihe cy'ikibazo, mu gihe cy'amakuba, iryo sengesho riramanuka rikakuburanira. Haleluya. Ariko Yesu noneho umukuru wenda byibuka yaraje aravuga ngo ntibishoboka kubera ko umugabo wanjye yari afite butike. Ubwo hari intebe za mukuru we yari afite. Ravuga ngo ntabwo bishoboka kuba wazanye umukobwa w'umukene, ndavuze ngo mpereza n'intebe zanjye ejo mutazakena mukazigurisha. Ndaceceka. Haleluya. Icyo bise guceceka ndaje nkigusobanurira. Imana ishimwe. Maze guceceka araza aransuhuza ngo harya ni wowe mugeni wacu. Nanjye ndaceceka nyine, nanjye ndamwigana nk'uko ari kunyereka ngo kutavuga. Ndaceceka. Ibaze ntiyamereje intoki ariko arimo kumbaza ngo ni wowe mugeni wacu. Wavuga iki? Nagasuzuguro.
ndangije ndaceceka, intebe barazisora barazitwara. Noneho babwira umugabo ngo hitamo kureka uyu mugore cyangwa uhitamo gusigarana izi ntebe. Haleluya, amen. ariko uwasenze Imana ntabwo azapfa gukorwa n'isoni. Gawanjye aravuga ati aho kugira ndeke umugore wanjye nazanye, ahubwo ni musore intebe zanyu, abakiriye nibashake mbasasira agaceka, ariko nimugende mutware intebe zanyu, umugore wanjye n'uwanjye nta n'uwamuncohoreje. Haleluya, amen. baragenda. Haciyemo icyumweru mushiki wa baradusuye n'undi mukuru we badusuye. Uyu munsi badusuye bavuye mu rugo nk'uyu munsi twese ngo duhita turwara. Uri kubyumva? Yego. Twararwaye turaremba, hahandi uruka neza neza ibasuka yuzuza, hahandi no kujya kuri tuwarete bikunanira, bikaba ngombwa ko wifatisha igikoresho kiraho ngaho. Amabase yaruzuye, simiruzura, tudafite uwo twabwira ngo yewe usibye kubwira Imana. Yego. Haleluya, amen. Ndangije mpamagara uwo bita muramu, umugabo wa murumuna wanjye, ndamubura kuri telefone. Imvura yabyutse igwa, burinda bwira. Ndavuga ni Uwiteka Mana yanjye, nari nabyutse nsoma ijambo mu gitondo ukuntu wongereye Hezekiya imyaka yo kubaho. None kubera iki ririya jambo ari ryo nabumbuye, kubera iki ari ryo nabumbuye, ndashaka ngo twongerere imyaka yo kubaho. Nari nibitse isengesho. Ndangije turahamagara, saa tatu ziragera, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12. Nibwo umugabo wa murumuna wanjye yitabye telefone, ndamubwira ntibyakomeye ngwino dutabare. Twaragiye, umugabo wanjye we yari yabaye nk'uwapfuye, byarangiye. Barangije baramufata bamujyana mu bitaro, ariko ngisigaraho karitsiye isantere yose nkuko wafata isantere ya Kida. Basiga baravuga ati umugore ni umurangije. Ubundi buryo noneho hari ukuntu bavuga ikibazo bakagisumangira neza nkaho cyabaye bahari. Baravuga ngo uyu mugore niwe wafashe uburozi, arabanza arese arabwiha. Yego, arangije abuhereza umugabo, bose bubafatira rimwe. Ariko mu mutima ninavuganye ni yera. Bamwe bagafata amazi ngutya ibiziba bakantera, bandi bagafata amabuye bakantera. Niwe warangije umugabo wawe, napfa nawe turakwica, turagushingurura imuzima. Mu mutima ninavuganye ni yera. Amen. Haleluya, amen. Umugabo arangije bamujyana ku bitaro, njewe nguma mu nzu ndakinga. Ndangije ikintu nafashe umunyu, ndangije ndawusengera, ndangije ndanywa, ndavuga ni nkoya amaraso ya Yesu, nje ntabwo mva ngo nje kubitaro. Sibyo rata? Ariko kaba nari nagize yerekwa, mbona mukuru we yazanye ibintu by'imiti, aravuga ngo uyu muti w'ibyatsi iyo ugejeje ku muntu wakwangirije arivuga. Bwira umugabo wanjye ni mukuru wawe, mbonye afite ibintu by'ibyatsi kandi yabishize mu mufuka, muri make yavuze ngo nabingezaho ndahita nivuga. Haleluya, amen. Nje kona mbona afite n'ibindi biri mu gicupa ukuntu by'amazi. Bani wa mugabo we, niba ushaka kubaho nuramuka usomye ku uyu muti urahita upfa, kandi biritirira karingi ukwishe, ariko nuwusomaho urava mu mwuka kandi ni wowe uraba wizize. Ariko ni wanga Imana yo mu gihugu cyo mwijira gukiza. Baragiye mu bitaro, barampamagara ngo ningende ndwaza umugabo, ariko uwo wajyanye imitakanga nyine kugira ngo abone uko amuha umuti. Ndangije ntega moto byihuse musanga mu bitaro, barambwira ngo ntago ari ukwiye kuza, ahubwo wegenda uburacuruza. Nani ni gute nacuruza umugabo wanjye arwaye? Ndangije ndabyanga. Umutarawuzana nabandi nunywa kuwo muti urahita upfa. Umugabo yo kabyarambera aranyumvira, ntiyanywa kuwo muti. Nkubwije ukuri mu bitaro ni paracetamol bamuhaye yonye. Haleluya, amen. Dufite ibihamya n'ibimenyetso bitwemeza gushima Imana, ndetse bitwemeza haleluya kuvuga ibyo Imana yadukoreye. Yego. Mugabo wanjye yarangije yarakize, nakatarakira ibitaro byose ibitaro byose n'abaganga. Yego. Bahise bamenya ngo ninjye wamuroze, bitangajwe naki na mukuru mwene nyina na mushikiwe ariwo wabitangaje. Abaganga bakanyegera
bakambwira ati ye mubye ihangane bibaho mu buzima. Haleluya. Amen. Ariko Yesu ufite imbaraga n'ububasha bazaga bari kumumuriza. Umwe niwe waje aranyegera dutashe aravuga ati ye mubye uri kurengana, ati cyo ko arico nkubwiye cy'Imana igendane nawe kuko imigambi bacu zerekanye kubwira. Bavuze ko umuhungu wabo bagiye kumutahana nawe ugasigara wenyine. Yego buri wese akajya kurwaza na mama we. Tugeze n'ubundi mu santere bibi ntambara, buri wese uje akansunika ngo warekuye umuhungu w'abandi, ese wamuheraga iki? Erega none bakancengezamo ngo rega natwe abagabo bacu tubahaga inzaratsi. Wakwemeye ko wamuhaye? Ndavuga ngo nshingiye ko Imana yamamagaye, nshingiye ko ntabwo nakubararira ibigirwamana, ntabwo nakubarara ngo nemere icyo ntakoze. Ahubwo mwebwe niba mushaka gutwara umuhungu wanyu ni mu mutware kuko ntago namuziritse. Yego. Ndangije nuriye moto ndataha, mukuru wanjye ngo none si ngo wagaruye ibyo binini? Ni none umuntu baroze bamuhaga ibinini ni mwamujyanye kumuvuza. Siga mbwiye umugabo numva nkubwire ari bakuru bawe kuko mama we nta kibazo cye. Yaravuga ati munzanira abana banjye mbiteho. Ariko abakobwa be n'abahungu be bakaba turajya kwita ku muntu utabyaye. Ndangije namubwiye numva rero umugabo wanjye ari bakuru bawe ari nanjye uhite muzakugirira umumaro. Iryo jambo namubwiye. Ndangije nditahira, nkigera mu rugo numva arampamagaye ngo mbabarira ngo njewe ndaje. Ariko ngo bakomeje kunkurikira banze ko nateka. Ndavuga ni nta kibazo. Arakomeza araza, bagezemo hagati mbwira Imana ni wibuka ijambo wambwiye urambwira ngo inama zigiye kunkorerwaho. Ariko mpagaze mu iyo nama. Amen. Arangije arampamagara ambwira ngo yewe ngo bagiye basubiye inyuma. Ndavuga ni Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndakubwiye ngo narwanye ikigeragezo nta kuvuga. Nta muntu numwe mfite uramvugira. Buri wese ari kumbwira ngo reka uyu mugabo, ngo waretse umugabo w'abandi ngo bakamutwara. Buri wese ari kumbwira ngo emera ko watanze inzaratsi. Haleluya. Amen. Ariko Imana ishoboye byose. Ndagira ngo ngutangarize wowe urukunyumva, gusakuza mu kigeragezo ntabwo ari byiza, kandi kuvuga cyane siko kurangiza ikibazo, ahubwo igaguceceka. Haleluya. Ikigeragezo waba urimo igaguceceka. Imana ishimwe. Uko niko nacecetse mu kigeragezo, kandi Imana irandwanirira imperamo n'amahoro. Umugabo wanjye ntibamutwara. Haleluya. Kubera ko ari isengesho naribikirije. Iryo sengesho ryakoze umuti, iryo sengesho rirabahunjura, iryo sengesho na nubu nge n'umugabo wanjye dufite amahoro. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo ukuba warakijijwe ntibyabuze ibigeragezo kuza, ahubwo kuba ukijijwe biguha uko witwara mw'ibyo biki bigeragezo. Nuko bimeze. Reka nayo mpano yo kubwiriza uyikoresha. Yego. Nk'iminota 5. Yego. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusoma muri Yosuwa ibice 7 ibice 8 ku murongo wa mbere. Yosuwa ibice 8 umurongo wa mbere. Yosuwa yigira inama yo gutera Ayi. Yego. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntutinye kandi ntukuke umutima. Yego. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati ntutinye kandi ntukuke umutima. Haleluya. Ntabwo uyu munsi Imana iri kubwira Yosuwa, ahubwo Imana iri kubwira wowe, iri kukubwira ngo yawe runaka ngo witinya ngo kandi ntukuke umutima. Jyana ingabo zawe zose uhaguruka utere kuri Ayi. Ngo fata ingabo zawe zose ngo uhaguruka utere kuri Ayi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Hari ibintu. Haleluya. Hari ibintu byaguteraga ariko nawe uyu munsi ugiye kugira ute kubitera. Haleluya. Amen. Komeza. Umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Imana ishimwe. Amen. Ngumenye ko. Haleluya.
ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana ikugabije. Haleluya. Amen. Kandi hari ibyo ishize mu maboko yawe. Uwo mwami nubwo yamumugabije, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi hari ibyo Yesu ashize mu maboko yawe. Haleluya. Imana ishimwe. Komeza. Uzagire Ayi n'umwami waho nk'uko wagize Yeriko n'umwami waho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hagiye niba ubizi neza Yeriko bahagenjeje gute? Yeriko ni urugamba rwarwanywe ruyobowe na Yosuwa. Ko Mose umugaragu w'Uwiteka yari yaratabarutse, maze Yesu Imana ibwira Yosuwa ngo humura, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana yabanye na Mose yambutsa Abisirayeli inyanja itukura. Bageze hahandi Mose arapfa, Uwiteka yimika Yosuwa. Uwiteka rero nibwo yafashije Yosuwa kwinjira mu nkike z'Yeriko. Yarababwiye atumva mugende muzenguruke bucece inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatandatu bucece, iya karindwi musakuze, muvuze amakondera mugira ute, inkike zirarituka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko hari inkike iridutse ku buzima bwawe, hari inkike y'uburwayi irudutse ku buzima bwawe, hari inkike y'amagambo iridutse ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ushaka urekeraho. Oya kankomeze we, kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire bibi iminyago yanyu. Yego. Nuko muzaca igice inyuma y'umudugudu. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo ngizo nka n'ibyo byose Uwiteka aguhaye kubitwara, hari ibyo Imana iguhaye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Jambo ryarambwe ngo bazatugarukira ntituzabagarukira, ariko hari ibyo Imana ikugabije, hari ibyawe byanyazwe ariko Imana irabigaruye, hari ibyawe. Haleluya. Imana ishimwe. Maze Yosuwa ahagurukana n'ingabo ze zose ngo batere kuri Ayi. Yosuwa ahera katoranya abantu inzovu 3 b'intwari kandi b'imbaraga, abohereza nijoro. Yego. Arabategeka ati mucire igico hafi y'umudugudu inyuma yawo, ntimujye kure yawo cyane, ahubwo mube mwiteguye. Yego. Nanjye n'abantu turi kumwe tuzegera umudugudu, nuko niba tuzira nk'ubwa mbere tuzahera ko tubahunye. Yego. Nabo ntibazabura kudukurikira kuko tuzaba tubashutse. Yego. Bave mu mudugudu wabo batugeze kure yawo, bagire ngo turabahunze nk'ubwa mbere, natwe tuzakomeza guhunga imbere yabo. Yego. Namwe abari mu gico nimubona yuko bageze kure, muzaduke mutere uwo mudugudu. Haleluya. Imana yanyu izabibagabije. Yego. Nuko nimugera muri uwo mudugudu muzawutwike mukurikije ijambo ry'Uwiteka ngiryo itegeko mbahaye. Nuko Yosuwa abohereza aho bari bucira igico, bicara hagati y'Ibeteri na Ayi, iburengerazuba bwa Ayi. Ariko iryo joro Yosuwa arara mu bantu. Amen. Imana ishimwe. Ndafashije. Haleluya. Nukuvuga ngo mubo Yesu aratoranya nawe agutoranye morata. Haleluya. Mubo Yesu aragirira neza nawe akugirira neza. Mubo Yesu arahereza gufatamiri abari kukugenza nawe Yesu aguye kubafatamiri. Sibyo rata? Yego. Haleluya. Haleluya. Nkunda kuvuga ijambo rikomeye rivuga ngo abantu bataragukoraho hari uwabanje kugukoraho. Haleluya. Amen. Abantu bajya kukuroga hari uwabanje kukurogora. Yesu yabanje kugukoraho mbere yuko abantu bagukoraho. Yesu yabanje kukurogora mbere yuko abantu bakuroga. Mbere yuko abantu bagutega Yesu yabanje kugutegura. Yego. Imana ishimwe. Mu bintu byose bibaho bashaka kugukorera Yesu yabanje kukuvugaho, kandi hari icyo Yesu yagukozeho. Haleluya. Nubona bakuroze ukabona urabisimbutse, menya ko Yesu yabanje kukurogora. Nukuri. Haleluya. Amen.
Yesu yabanje kukurogora. Yesu hari abavuze Yesu yarabanje kukuvugaho, hari abagutongereye Yesu yaramaze kugutongera, hari abavuze ngo uzapfa nabi Yesu yaravuze ngo uzapfa neza, hari abavuze ngo ntacyo uzimarira Yesu yarabanje kuvuga ngo uzacimarira mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu bavuga ngo uzapfa nabi ejo bakabona uguze imodoka, ejo bakabona uguze moto, nuko Yesu yarabanje kuvuga ngo uzapfa neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego murakoze. 07 0786 456 8 Mana ndagushimye uko wabanye natwe muri iki kiganiro. Dutangira twakwinginze ngo ubane natwe ngo uzukiyobore, kuko twe tukiyoboye twayoba, ariko ubanye natwe twavuga ibigomba guhumuriza abantu bawe. Wabikoze ntuhabwe icyubahiro. Reka uzakurikira iki kiganiro ababaye azishime. Reka uzakurikira iki kiganiro yacitse intege uzamwongera imbaraga mu bugingo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.